ino mwanya w'ikinamico urunana. Tadeyo ntakozwe ibyo kwirinda COVID-19. Mugisha we yahagurukiye gukemura ikibazo cy'abuzukuru ba nyirabazungu yakuye mu ishuri. N'urunana. Ariko noneho ndumiwe pe. Cedri ni wowe? Ega maze gukura mama. Umuntu nkanjye w'umugabo agomba kugira isuku. Nuko muhungu wa. Maze ujye ubwira na bagenzi bawe. Sinzi impamvu rwose abantu bagira umwanda kandi umuntu amaze kwibagira yumva biruhutse neza. Nzanjye mbibabwira ma. Ariko rero nagushakaga. Uranshakira iki se kandi? Nyine nashakaga kugutira telefone. Wowe urashaka telefone y'iki? Ma urebye mbese kuko turi mu mpera z'igihembwe nako kuko hari igihe cyatakaye bitewe n'icyorezo cya COVID-19 batubwiye gukora ubushakashatsi kuri internet. Ubushakashatsi burebana n'iki? N'amasomo twiga nka siyanse n'ibindi. Ubu saga telefone nigure ejo wundi yo nakagira sori kubigenza ute? Ko nyine nari kuba mpombye kandi ma inyuma rwose urabonesheje amahirwe. Mpfa amayeri. Ni ukuri batubwiye ko bimwe mu byo tuzabazwa mu kindi gihembwe ari byo tuzasoma online. Niga se urumva nzatsinda neza gute? Ubu na Airtel mfite umugore pack ya internet Cedri. Cyakora ndakugurira mwana wanjye. Urakoze cyane mama, urakoze pe. Nuva kwiga rero hari agafunsize aho ngaho kanyirukana ugashyira nyogokuru. Ngo iki mama? Nyine yambete twashesheje nakuye yifunkira mu gafuka uze ukanyirukana ugahe mama azabona umutsima wo kuri Pasika. Ubwo rero rami ibiceri byo gutega kagara. Ngo iki? None se urumva umufuka w'ifundi ubutware n'ingo itamenekaho cyangwa ikanje mu mutwe. Ariko none ndumiwe pe. Usanzwe gutwara utese yewe? Burya se unariko mama maze kuba umugabo sinakwikorera ifu ku mutwe. Ndumiwe koko. Wowe se uri umugabo wande Cedri? Herega wumvise ngushima ngo usiga ugira isuku ugira ngo bivuze ko utagomba gukora. Ariko man me nawe ushaka kundaburiza ubwo hagize umubebe mbona nikoreye ifu boshye karemera ko cegeka Cedri. Cegeka rwose nta soni. Ndavuze ngo uve ku ishuri wihuse urumva ushenye gukuru wawe yifu nta kindi. Ego. Ese nimwe mutugendereye muri iki gitondo Mugisha we. Ewe nizere ko utaje hano mwivuga butumwa dore urabibona usanze ngiye kwihengera. Oya sicyo kingenza. Nzanwa hano ikibazo cy'umwana witwa Narame na murumuna we Ange. Huti kimugi. Niko nyirabazo. Nakumva. Kuki Narame na murumuna we batiga koko? Urabizi ko abana bamaze umwaka wose bari mu rugo kubera icyorezo cya coronavirus. Noneho amashuri atangiriye wowe urababuza kujya kwiga. Abandi dukora uko dushoboye ngo dukoreshe imbaraga nyinshi kubera iki gihe twatakaje. Aha, oya wumvishe wishaka kwijijisha mukecuru. Iryo zina mukecuru ndizira kubi rwose. Ndi nyirabazungu cyangwa kiri mensi. Ngaho nsubiza impamvu buza Narame na murumuna we kwiga. Ariko abantu ubu mwabaye mute? Kuki mwivanga mu mitabareba koko? Abana ko badataha iwawe. Uza kumbaza impamvu batize mbese birakureba. Birandeba cyane nk'umwarimu nyirabazo. Birababaje cyane kubona umwana w'umuhanga nka Narame abuzwa kwiga. Kandi rega niyo ataba umuhanga. Kwiga ni uburenganzira bw'umwana uwo ari we wese. Mfite impamvu zanjye bwite rero. Umva rero wa mubyeyi we. Dore ubu tugiye gutangira ibiruhuko. Mu gihembwe gitaha uzareke bari abana baze kwiga. Kandi niwe wemerewe kubasibya uko wiboneye urumva? Yewe hari ibyo ukoze mu byita gukorera imigisha mugi. Imana iguha umugisha rwose. Ibyo uvuze ndabyumvise byanyuze mu gutwi kumwe bihingukira mu kundi biragenda ngo Uvuze ngo iki nyirabazo? Singusabiye umugisha se mugi. Ndakuri muto tugeneye rwose kiti. Urabura tutari gukererwa koko. Jyaho dukomeza urugendo. Oya busho. Urase gato. Erega nimwe nashakaga. Wadushakiraga iki? Nati rero nkubwire. Umva se. Niba ufite tuntu ko kubaka tuntu tw'udufuti. Ko
rwose agiyeho utwo ngutwo ntabwo tukiri mu rwego rwanjye rwose naraturenze urumva ngiye patana ibintu bigaragara ibiraka bikomeye umva iki ntabwo ufite ko gishimishije ra nyine ubu nanjye natangiye business kandi ikeneye abakiriya nkawe niba ari za business zawe njya numva uzihamanire na di uzi kujya wibagirwa ko ndi nyokorome ariko kidayo nawe uyu mukobwa ubona agira isoni niko nubwo uri nyirarume rwose umpaye amafaranga insika zasumana n'inkutada babitebusho nakuze rwose nikakabye nyine ko munsi y'igitanda gushyirwa gake akabye ko munsi y'igitanda wafunguye akabari wawe na di urebye si akabari namwe murabizi kubera kino kibazo cya korona tubari nitwemerewe gukora nashatse nyine ko nabafasha nyine gahoro gahoro buke buke ariko senati karabo kwiwawe mazi inzu y'icyumba kimwe kuko utagira naho wicaza abantu ko gusa uyu mwicaza ku gitanda izo byeri bazajya bazinywera hehe tubwire ariko hatari umwaga uruhu rwabo ni rw'isasira batanu ubusho mumbarize rwose koko ariko rero mwibuke ko icyorezo cya COVID-19 ntaho cyagiye mw'abantu mwe ko amabwiriza yo kukirinda harimo guhana intera ya metero imwe akaso kanadini ubwo ngubwo koko ko nako ari metero niko urumva ashaka gukwiza coronavirus mu bantu koko niko nadini umva busho Ngabona atagira ukumva rwose mvuga ko iki business umukira business ibanga urumva sakabari mu buryo bwo gufasha abashaka kwimwera batuje ubwo niba ufite ubwoba ntuzazi ariko ntunamena rubanda bazabishaka bazaza bamwe kandi baryoherwa ahubwo nge mbonye aho nzarira Pasika umva tati nabuze ntekereza n'akazi kawe abura aho nzerekeza nzaharira Pasika n'akazi kawe rwose kide rwose nimuhurira muri kariya kazu muri nka batanu bizaba ari ibibazo kudusetse ndabasetse cyane ahubwo niko ninde wababwiye ko nemeye ko muzasubira kwiga erega twakumva kuganira n'umwarimu wanjye niyo mpamvu tugushimiye nyogoku wakoze cyane munshimire ko ntabakubise ahubwo muzi ko muri abana babi turi abana babi gute nyogoku kuko mugenda munteranya n'abarimu ngo nababujije kujya kwiga ntabyo twamubwiye nuko yabonye nagiye kwiga narababwiye ngo ishuri muryibagirwe umwana wemerewe kwiga ni Kistoni wenyine ariko natwe turi abana kandi dukunda kwiga nyogoku nese kutubwiye nabi kandi wabwiye mwarimu umugisha kuzatureka tukiga nabimubwiye mwikiza ngo mvire mu rugo naho ubundi mwe kwiga rwose mubyibagirwe ntituzabyemera nyogoku natwe dushaka kwiga tukazaba abayobozi ariko ubwo n'igisubizo cyo ntara wabonye nta kujwibuye nk'uko wagiye kundega none uranyiteruraho wa mwana we ndarengana sinakurese erega natwe tize twazakugirira akamaro mungirira akamaro iki mwabukobwa mwe aho kunshimira ko nabasigaranye mukuru wanyu yarabanjugunyiye muranteranya n'abantu ni ukuri sinabivuze ni uko mwaramutwawe caceka aho ngaho se wowe ugira umunwa gusa mubi ntaraceceka nyogokuru yarakaye ariko ntituzemera ko tubuza kwiga umwanzuro narawufashe wowe narame nanje nta kujya ku ishuri muzajya muguma mu rugo mufashe imirimo tuzayikora sibyo anje tuzajya tuzinduka kare dukore tujye kwiga tuve ku ishuri twiruka tuze dukore mutaha mu rugo rwande iyo mbabwira ko nafashe umwanzuro mwumva iki ariko turabizi uri umuntu mwiza nyogoku ntuzatubuza kwiga ni uko uba warakaye gusa nyogoku tubaye n'ukuri dukunda kwiga maze rero byose byitwa nuko mbavugisha neza ndavuze ngo ntimuzasubira kwiga kandi muzongera kumvumvura aho nzabashorera mbajyane iwabo wa nyoko cyangwa mbirukane mujye gushakisha so oya nyogokuru we tubabara aho uvuga ntituhazi ubwo se twahabwirwa n'iki na papa ntitumuzi nyogoku nutwirukana se tuzamenya tumushakira koko sizo nizo uzanye sheri ndazizanye bude erega umugabo wawe arumvira usanze rwose nanjye maze gusoroma imboga ubwo uzanye akaboga ni byiza twari tunagakumbuye erega buri inyigisho baduhaye ku kigo nderabuzima yatumye numva rwose nigaye nk'umuntu w'umugabo Budesia kuko muganga yababwije ukuri se cyane rwose ati abagabo murikunda
mutegereza ko abagize umuryango wanyu bazarya akaboga kuri noheli cyangwa bunani, nyamara mwe rwose muzirya buri munsi mu kabari. ariko ni ukuri birababaje, umuntu akajya hariya akirenza burusheti na byeri akumva ko abiwe bazarya inyama ku bunani cyangwa kuri noheli na pasika. ahora ni iki, umwaka wose ugashira umuntu ahumurirwa nazo ari uko anyuze muri santere gusa. oya njye ndumvira rwose ifunguro ryo kwa Filipo ntirizaburamo ibikomoka ku matungo, kuko nk'uko batubwiye intungamubiri bitanga nta kindi cyazisimbura. ni ukuri uri umugabo mwiza Fili. kandi rero buri izo burusheti arya aziguza akazijyana mu rugo bakazivanga n'imboga, bose bazisangira bakabona izo ntungamubiri. cyane rwose, ahubwo muganga ni ukuzamubwira agakoresha amahugurwa y'abagabo da. nawe ari kuzajya kumufasha kubigisha. cyane pe. pasika nziza, pasika y'abakirisitu, mana yanjye we, simuzehera pasika wa pasikari, pasika ziya, ubu bari butemerewe gukora pasika nziza. niko se muze, ariko muze ko mundeba nk'aho mutanza wo kunsanganira ngo munyifurize pasika nziza, muyoboye ko twayitangiye, ko mutavuga mu abana mwe. ariko se muze ubu unyuze he ko kutambaye agapfukamunwa? papa ibi ni ibiki koko? wanyoye, wasinze, uragenda utambaye agapfukamunwa? ngaho tambuka wegere kandagira ukarabe maze ukarabe intoki. ariko iyo vitamine ndabyanze kandi ndababaye. urabyanze? ubwo gukaraba intoki bigutwaye iki koko? ndabyanze. nihorere Fili, niba byanze simwakira. kandi papa urabizi ko niba nkubwiye ko ntari bukwakira iwanjye utubahirije amabwiriza, ubwo ni uko nyine ntabwo nkwakira. udasi wanze kunyakira iwawe ngo ndamukanye n'umwuzukuru wanjye Nganza, ndakaye Tadeyo, barabanyira inshuti, nimunsuzugurira mu rugo rwanyu nzarinda muva ku isi narugarutsemo, muranyakira cyangwa ngende? ayiwe mana y'isi n'ijuru we, ibi mbonye ni ibiki? ayo niyo masomo wambwiye ugiye kwigira kuri interineti Cedric? uzi ko umwanze mama, ngize ngo ukandagiye inzoka. niko Cedric, ubu we nta sura uteze ibyo bintu uri kureba koko? nanjye rwose mbese urebye nanyereye ngwaho nyine ijisho ryanga kuva ariko izo telefone yanjye se nyine cyake kuvuga ibiterekeranye aho ngaho, maze narakwemeye kujya umuhamagara ngo Mary. mama mbabarira. urambabaje rwose Cedric, gusa nize ko Karine na Bebe batigeze bagira hano ngo wereke bashikiwe ibyo ntagazi wari uri kureba. oya mama, peti ntabyo naberetse, erega nanjye ni ukuri nibeshye, mbese kubera kutamenya interineti sibyo nashakaga kureba. mbwiza ukuri Cedric, watangiye kureba filime z'uko udasoni ryari koko? ni ukuri mbiguyeho nabishaka, nanditse biology hahita haza biri nyine, nuko ijisho ritahita rinyemerera kuvaho, ariko maze usigaye unambeshya wa mwana we. mama wanjye ni ukuri sinkubeshye, ni ubwa mbere ndebye irya website kandi sinabishakaga, byizanye muri telefone kubera kutamenya kuyikoresha neza. none ko wavuze ngo ni mwarimu wabasabye gukoresha interineti, ntiyabasobanurira neza ibyo mugomba kurebaho? yarabitubwiye nyine, umenya nanditse nabi hakaza biri, ariko ibikomeza sinzongera kubireba. oya oya Cedric, ngomba kubibwira mwarimu wawe. nakunze aza ku ishuri kuri directeur ambwira ukuntu. Mary we, oya ni ukuri ngusabye imbabazi ntibizongera. none se uragira ngo ku ishuri banyirukane mama? amasomo Jack yahaye Cedric yarafashe. iki kibazo mugena aragikoraho iki? wowe se wamugiriye ihe nama? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube.